mwaka wo hambere cyane hagati y'umwaka w'1900 n'1700 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu butayu budasanzwe bwa Dead Sea hari imigi ibiri yazimiye mu buryo bwuzuye amayobera, Sodoma na Gomora. Abahanga bavuga ko yarimbuwe n'umuriro n'amazuku yamanutse mu ijuru. Ariko se koko byavuye? Abanditsi b'ibihe bya kera bavuga umuriro w'Imana, naho abashakashatsi b'ubu bavuga ko hashobora kuba harabayeho iturika ridasanzwe ry'ikibuye cyaturikiye mu isanzure, icyo bise meteorite explosion cyangwa se volcanic sulfur blast, nayo yaba yarabaye igahindura byose ivu. Ibinyabutabire biri munsi y'ubutaka bwo muri Dead Sea byerekana ibisigisigi by'amabuye yaba yarakubiswe n'umuriro, ariko bigakomeza urujijo rukomeye. Ikibazo gikomeye gisigaye, ese koko byari igihano cy'ijuru cyangwa se hari ikindi kiremwa kidasanzwe cyashenye ibyo bihugu? Sodoma na Gomora ziracyari mu mwijima w'amateka, aho kuri n'amayobera bihurira. Inkuru ya Sodoma na Gomora ni imwe mu nkuru zikomeye zivugwa muri Bibiliya, mu itangiriro igice cya 8 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19, aho Imana yafashe umwanzuro wo kurimbura iyi migi ibiri kubera ububi bw'abari bayituye. Amagambo atangira asobanura ibyaha bikomeye byaranze iyo migi ndetse n'ubutwari bwa Loti, umugabo w'intungane wagiriye neza abashyitsi b'Imana. Iyi nkuru ikubiyemo ubutumwa bwimbitse bw'ubutabera bw'Imana, ubushishozi mu gufata imyanzuro ikwiye n'imibereho ikwiye kuranga abantu b'Imana. Muri iki cyegeranyo cyacu turasesengura inkuru yose, tureba amateka, imyitwarire y'abaturage bo muri icyo gihe, igihano cy'Imana, ubutabazi bwa Loti n'isomo rituruka kuri iyi nkuru, ndetse turebe n'izindi nyandiko zivuga kuri iyi nkuru hashingiwe kuri siyansi. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezeho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi sheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero no gukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Mbahaye ikaze, ingende mugira bangati nk'ibisanzwe. Sodoma na Gomora yari imigi ibiri yari iri mu kibaya cya Yorodani hafi y'inyanja y'umunyu, iyitwa inyanja yapfuye, Dead Sea cyangwa se Mer Morte. Ubutaka bw'iyo migi bwareraga cyane kandi bwari ku isonga mu bwiza bwo guhinga, nk'uko bivugwa mu itangiriro igice cya 13 ku murongo wa 10. Ibi byatumye abantu benshi bahakorera ibikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi n'ubworozi, bikarushaho gukurura iterambere ry'umujyi. Icyakora iterambere ry'iyi migi ryaje gutuma abaturage bigira ibihangange, birengagiza amategeko y'Imana, barangwa n'imico mibi harimo ubusambanyi bukabije, kwikunda, ubugome, kutita ku bindi biremwa no kudaha agaciro ubutabera. Ibyaha byabo byarasakaye cyane, bituma Imana ifata umwanzuro wo kubahana. Nk'uko itangiriro igice cya 18 ku murongo wa 20 kugeza ku 21 ibivuga, Imana yumvise umwuka mubi w'ibyaha by'abaturage b'i Sodoma na Gomora, maze itegeka abamarayika babiri kugenzura ibyo byaha. Imana yagiranye ikiganiro na Aburahamu, aho yagaragaje ko itazakomeza kwihanganira ibyaha by'iyo migi. Aburahamu yarazi neza ko Imana ari umucamanza w'ubutabera, ariko asaba imbabazi kubw'abatunganye bashoboraga kuba muri iyo migi. Yaravuze ati, ese uzarimbura intungane hamwe n'abanyabyaha bose icyarimwe? Ibi tubisanga kandi mu itangiriro mu gice cya 18 ku murongo wa 23. Imana yemeranyijwe na Aburahamu ko niba muri Sodoma hagira n'intungane 10 zizabonekamo, izababarira umujyi wose n'abanyabyaha bakabigenderamo. Nyamara ibyaha byari byariganje cyane, nta n'intungane nke zasigaye. Abamarayika b'Imana bageze muri Sodoma abakirwa na Loti, umugabo wari ukiranutse imbere y'Imana. Yabatumiye mu rugo rwe kugira ngo barare batekanye. Nyamara abagabo b'i Sodoma barenze ishyiga barabimenya, maze baza ku nzu ya Loti basaba ko abashyitsi basorwa kugira ngo babakorere ibikorwa bibi. Iki gikorwa cyabaye igihamya simusiga cy'imico mibi n'ubusambanyi bw'abaturage bwari buri ku rwego rwo hejuru, rwari buri indengakamere. Loti nubwo yari umukiranutsi yagerageje kubarinda, ariko abatuye umujyi bakomeza kwihagararaho. Abamarayika bahumye abari hanze, banabwira Loti guhunga kuko Sodoma na Gomora byari bigiye kurimburwa. Aha ikimenyetso cyo gushyira hasi Sodoma na Gomora noneho cyari kibonetse. Mu gitondo cyo ku munsi ukurikiyeho, abamarayika bategetse Loti n'umuryango we guhunga umujyi, bababurira kutarambirwa n'imirimo yo guhunga cyangwa ngo bahindukire inyuma. Nyamara umugore wa Loti yarenze kuri iri tegeko, maze aragaruka ahinduka inkingi y'umunyu. Ibi tubisanga mu itangiriro ku gice cya 19 umurongo wa 26. Ibi byerekana ko gukomeza kwifuza ibyaha bishobora gutera ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu. Nyuma y'uko Loti n'umuryango we bahunze, Imana yasakaje umuriro n'amazuku ku migi ya Sodoma na Gomora, bikaba byari uburyo bwo kuyisenya burundu. Mu itangiriro ku gice cya 19 umurongo wa 24 n'uwa 25 igaragaza ko nta kintu na kimwe cyasigaye aho hantu, haba abantu, ibimera cyangwa inyubako. Iyo migi yahindutse amatongo, inyanja y'umunyu iba urwibutso rw'ubwo bupfamutima.
Inkuru ya Sodoma na Gomora itanga amasomo menshi ajyanye n'imibereho myiza n'umubano w'abantu n'Imana. Sodoma na Gomora bigaragaza ko ibyaha bihoraho bishobora kuganisha ku iherezo ribi. Imana irihangana ariko igira umurongo ntarengwa. Iyo umuntu atihannye agerwaho n'ingaruka zikomeye. Nubwo Imana irimbura abanyabyaha, ntabwo yirengagiza abakiranutsi. Loti n'umuryango we bararokotse kubera gukiranuka kwabo. Ibi byerekana ko Imana itajya yibagirwa abantu bayo uko byagenda kose. Umugore wa Loti ni urugero rwerekana ko gutakaza umwanya wifuza ibyaha byo hambere bishobora kugusha umuntu mu byago. Kureba inyuma mu buryo bw'umwuka bishatse kuvuga kwifuza imibereho yo mu byaha. Imico mibi ya Sodoma na Gomora yariho no kwanga gufasha abatishoboye cyangwa abari mu bibazo. Abaturage b'iyo migi ntibagiraga umutima wo gufashanya, ahubwo barangwaga no kwikunda. Inkuru ya Sodoma na Gomora ikomeje kugira uruhare rukomeye mu kwibutsa abantu kubaho mu buzima bwubaha Imana no kwirinda ibyaha. Mu gihe cy'ubu iyo migi ikoreshwa nk'ikimenyetso cy'imico mibi, cyane cyane mu birebana n'ubusambanyi, ubugome n'ubuswa mu mibereho. Sodoma na Gomora ni urugero rukomeye rw'icyaha n'ingaruka zacyo, ariko nanone ni ikimenyetso cy'imbabazi z'Imana ku bakiranutsi. Ubutumwa bukubiye muri iyi nkuru ni ugukomeza kwibuka ko Imana itanga uburyo bwo kwihana, ariko igaha igihano gikomeye abigomeka batagarutse ku nzira nziza. Itangiriro igice cya 19 hadusaba kwitondera imibereho yacu kandi hakaduhamagarira kubaha Imana. Gusa dore uko izindi nyandiko zivuga kuri Sodoma na Gomora. Umunsi umwe hashize imyaka igera ku 3600 irenga, abaturage b'umujyi wa kera wo mu burasirazuba bwo hagati, uyu mujyi witwaga Tor El Hamam, bari mu buzima bwabo busanzwe batazi ko hari ibuye riri kubasatira rigendera ku muvuduko w'ibirometero 61 mu isaha. Ryambutse ikirere ryihonda aho batuye ritera umuriro watumbagiye kugera kuri kilometero 4 uvuye ku butaka. Guturika kwabayeho kwari gukomeye inshuro 1000 kuruta guturika kwabaye Hiroshima, haterwa bombe kirimbuzi mu ntambara y'isi yose. Abataragwiriwe n'icyo kibuye babibonye bahise bahuma. Ubushyuhe bw'umwuka bwahise burenga dogere Celsius 2000. Ibintu byose byahise bigurumana, ibyuma byose birashonga. Urebye muri ako kanya umujyi wose wahindutse umunyota. Amasegonda make cyane nyuma yabwo hakurikiyeho imitingito yanyeganyeje umujyi. Imitingito bikekwa ko yari ku gipimo kitigeze kiboneka mbere no mu mateka y'isi. Mu bantu babarirwa ku 8,000 n'amatungo yabo byari muri uwo mujyi nta na kimwe cyarokotse. Imibiri yabo n'amagufwa byahindutse ubushingwe kubera umuriro uteye ubwoba. Hashize igihe cy'umunota umwe, muri kilometero 22 gusa mu burengerazuba bwa Tor El Hamam, imiyaga ivuye kuri uko guturika yageze ku nzu y'ibitabo y'i Ariko. Inkuta zayo zirangirika ndetse umujyi nawo urasenyuka bikomeye. Ibyo byose byumvikana nk'amashusho ya filimi ya Hollywood. Ni gute tuzi ko kuko ibyo byabaye aho hantu hafi y'inyanja y'umunyu, Dead Sea cyangwa se Mer Morte muri Yorodaniya, kandi hashize imyaka igera ku 1000? Kubona ibisubizo byasabye imyaka 15 y'ubushakashatsi ku tuntu duto cyane bwakozwe n'abantu amagana. Abahanga muri siyansi barenga 100 bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Repubulika ya Czech baracukumbuye banasesengura ibintu byavanywe munsi y'ubutaka cyangwa se ibyo bita ibisigaraamatongo. Mu minsi yashize abahanga 21 barimo inzobere mu bintu by'ubutaka, mu miterere y'ubutaka, mu bisigaraamatongo, mu mabuye y'agaciro, mu mitingito, mu buvuzi no mu mateka basohoye raporo ihuriyeho y'ibyo bagezeho. Muri raporo yabo yasohotse muri Scientific Reports niho tuvana ishusho y'ibi byabaye icyo gihe. Hashize imyaka ubwo abahanga mu bisigaraamatongo bariho biga ibisigazwa byo muri uwo mujyi, babonye igisigara kidasanzwe cy'ubunini bwa metero 1.5 cyahindutse amakara n'ivu. Bahise babona ko byanze bikunze hari inkubi y'umuriro yigeze gutwika uyu mujyi mu myaka myinshi cyane ishize. Nta muntu uzi neza ibyabaye, ariko icyo gisigara ntabwo cyatewe n'ikirunga, umutingito cyangwa intambara. Nta na kimwe muri ibyo gifite ubushobozi bwo gushongesha icyuma cyangwa igicuzwe mu ibumba kugira ngo bamenye igishobora kuba cyarabaye. Iryo tsinda ry'abashakashatsi ryakoresheje ubuhanga bwo kureba ibyabaye no kubihuza n'ibimenyetso rikoresheje igikoresho cyitwa calculateur d'impact en ligne. Iki gikoresho gifasha abashakashatsi kubona umubare w'ingaruka zavuye ku mitingito cyangwa ku kundi guturika kirimbuzi kuzwe. Icyo bahise babona kuri Tor El Hamam cyasaga n'ibuye rito, asteroid rimeze nk'iryagushije ibiti hafi 80,000 itunguska mu Burusiya mu mwaka wa 1908. Ryasaga kandi n'ibuye rito ugereranyije n'ibuye rutura ry'umurambararo wa kilometero 1 ryatumye habaho gucika ku nyamaswa rutura zizwi nka dinosaur. Ubu hashize imyaka igera kuri 65,000,000 hari hasigaye kubona neza ibihamya by'icyabaye icyo gihe i Tor El Hamam. Hari abantu ndetse n'abashakashatsi bibaza niba inkuru yo mu byanditswe yerekeye Sodoma na Gomora ishobora kuba yarashingiye ku byabaye nyabyo.
ariko ikaza gusobanurwa mu buryo bw'umwuka, mu bihuha cyangwa mu byemezo bishingiye ku bumenyi. Hari abavuga ko kurimbuka kwa Sodoma na Gomora kwashoboraga guterwa n'igikorwa cy'umwihariko cy'imiterere y'isi, nk'ikibuye cyaturutse mu isanzure, ikizwi nka asteroide cyangwa meteorite. Ibi byumviro bishingira ku byerekana ibyago bishobora kuba byarabaye, ariko bitasobanurwaga nk'ibisanzwe mu mateka yo hambere. Ibishobora gushingirwaho mu kuvuga ibijyanye n'irimbuka ry'imigi ibiri. Idori cya mbere, hari ubushyuhe n'amazuku byavuzwe muri Bibiliya. Inkuru yo mu itangiriro ivuga ko Sodoma na Gomora zarimbuwe n'umuriro n'amazuku byavuye mu ijuru. Abashakashatsi bamwe babihuza n'ihungabana ryatewe n'ikibuye cyaturutse mu isanzure, cyashoboraga guturika mu kirere kigateza umuriro ukomeye n'ibinyabutabire byangiza ibidukikije. Hari kandi imiterere y'inyanja y'umunyu. Inyanja y'umunyu izwi nka Dead Sea cyangwa se Mer Morte, aho bivugwa ko Sodoma na Gomora zari, ifite umwihariko mu miterere y'ubutaka bwayo. Hari aho abashakashatsi bavuga ko bigoye kuvuga neza niba inkuru yo muri Bibiliya itarashimangiye ku mwuka n'imbaraga zituruka mu kintu cyaturutse mu isanzure. Ku mwanya wa kabiri kandi hari urwibutso rwa Tunguska mu Burusiya mu mwaka w'1908 kuwa 30 Kamena mu mwaka w'1908 mu gace ka Tunguska mu Burusiya. Meteorite nini cyane yaturikiye mu kirere itaragera ku butaka. Iyo mirasire yangije hegitari zirenga 2000, kandi n'uyu munsi baracyashakisha ibisobanuro ku ngaruka zayo. Ibi bisa n'ibihwihwiswa ku muriro wahitanye Sodoma na Gomora. Hari abahanga bagerageje gusesengura amateka ya geologiya y'akarere k'iburasirazuba bwo hagati, cyane cyane hafi y'inyanja y'umunyu, ibigaragara ku butaka. Bamwe bemeje ko ibimenyetso bifatika bigaragaza guturika gukomeye kwaba kwaraturutse ku bikorwa bya volka cyangwa se ibirunga, cyangwa ku kibuye cyaturutse mu isanzure, kuko hari ubuhamya bwerekana ko ubutaka bwa Sodoma na Gomora bushobora kuba bwaragize icyo cyago gikomeye. Hari kandi ibisigazwa byo mu myaka ya kera, nko mu mwaka w'2021 abashakashatsi bavuze ko ahitwa Tar el Hammam, aho bakeka ko Sodoma na Gomora byari biherereye, habonetse ibisigazwa by'ibyo bita airburst, iturika rikomeye ryabereye mu kirere. Ibyo bisigazwa byagaragaje ko hashobora kuba harabaye ikintu gikomeye cyaturutse mu kirere kigatwika imigi irimo abantu n'ibikorwa byabo. Nubwo inkuru yo muri Bibiliya ivuga ko kurimbuka kwatewe n'ubutabera bw'Imana, ibintu nk'ibitero by'ibibuye biturutse mu isanzure byashoboraga gusobanura neza imbaraga z'icyo gikorwa. Impamvu ishobora kuba yarasobanuwe mu buryo bw'umwuka ni uko icyo gihe abantu bashakaga kumva ibyo byago nk'igihano cy'Imana. Mu buryo bw'umwuka, inkuru yigisha ubutabera bw'Imana. Mu buryo bw'ubumenyi, hashobora kuba harabaye igikorwa cya kamere gifitanye isano n'ibibaho mu isanzure. Hari abakomeza kwemera ko kurimbuka kwa Sodoma na Gomora kwari ugusohora k'ubutabera bw'Imana nk'uko bivugwa muri Bibiliya. Abandi babihuza n'ubumenyi bw'imiterere y'isi, bavuga ko igitabo cy'Imana cyashoboraga gukoresha ibigereranyo by'icyo gihe mu gusobanura ibyabaye mu buryo bwo ku rwego rw'umwuka. Niba koko iturika ry'ikibuye cyaturutse mu isanzure ryaba ryo ryabaye intandaro y'irimbuka rya Sodoma na Gomora, ibi byasobanura neza ibijyanye n'ubushyuhe n'iturika bikomeye bivugwa mu itangiriro. Icyakora kubemera inkuru za Bibiliya, igihano cy'Imana ku bw'icyaha kirakomeza kuba ishingiro nyamukuru. Nanjye amateka nyasoreje aha. Mukomeze mwagure uyu muyoboro, niho honyine wasanga ibintu utasanga ahandi. Njye nk'ibisanzwe ndimugira Abahanga ati ahangaha ho ni ku Mayobera TV. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.